muraho neza. Nanone ndongeye ndagarutse, ni mu Rwanashyaka Siriyake nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze. Ese Yesu yaba yarashatse umugore? Byanze bikunze hari ubuzima Yesu yabayeho butanditswe mu bitabo bitagatifu harimo na Bibiliya. Uyu Yesu yizerwa n'abarenga miliyari 2 kuri uyu mubumbe wacu dutuye ari wose. Iyobokamana rimushingiyeho ntirigusaba ubushakashatsi buhambaye kugira ngo ubone ko riyobotswe n'abantu benshi kuruta ibindi byose bisigaye biyobokwa n'abantu cyangwa kurusha ayandi mayobokamana yose ariho asigaye mu isi. Muri iki kiganiro turifashisha Bibiliya, ariko kuko iki gitabo kitanditswemo byose turifashisha n'izindi nyandiko. Biradusaba kwifashisha izindi nyandiko zitandukanye zitari Bibiliya zanditswemo inkuru z'uyu mugabo Yesu. Iki kiganiro nagiteguye ntagamije kugushishikariza guhakana ibyo wizeraga cyangwa se kureka ibyo watekerezaga ko ari ibyo by'ukuri. Ariko nanone hirya y'imyemerere hari ibindi bivugwa. Kubimenya rero ntago ari bibi, cyane ko n'Imana idushishikariza gushaka ubumenyi, kuko yavuze ko ngo ubwoko bwayo burimbutse buzize kutamenya. Iyi nica no mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze, reka tubivugeho. Ubundi muri Bibiliya Yesu avugwa mu gihe cyo kuvuka, ubundi akongera kuvugwa agize imyaka 12. Nyuma ya 12 Bibiliya nta kintu imuvugaho, yongera kugarukwaho mu myaka 3 ya nyuma y'ubuzima bwe yaratangiye kuba umwigisha. Ikizwi neza ni uko Yosefu umugabo wa nyina wafatwaga nka se yakoraga akazi ko kubaza. Ibi ngibi ntabwo bishidikanywaho kuko inyandiko nyinshi zibihurizaho, ndetse ni hafi ya zose. Ibi byumvikanisha ko Yesu yakurikiraga se bakajya muri aka kazi mu isarumara kubaza. Hari inyandiko nyinshi usangamo ko Yosefu ashobora kuba yarabonye Yesu amaze gukura akamushingira ibarizo rye ku ruhande. Yesu akagira ibarizo rye na Yosefu akagira ibarizo rye, bagakorera amafaranga maze nimugoroba bakayacyura bakayahuriza mu rugo rumwe. Hari inyandiko zivuga ko kubera ko Yosefu yapfuye umuryango ugasigara wipfumbase kandi ugasigara ari wonyine, byasabye ko ibarizo rya Yesu barigurisha kuko ari ryo ryagaragaraga ko riteye imbere ku buryo ari ryo ryari kubona abakiriya byihuse. Yesu yasigaye akorera mu ibarizo rya se, maze amafaranga yakuye mu ibarizo rya mbere ayatungisha umuryango. Abantu benshi bibaza impamvu nyakuri yatumye ubuzima bwa Yesu bwarabaye ibanga rikomeye. Abantu bakamenya agace gatoya cyane ka mbere k'ubuzima bwe mu gihe cy'ivuka rye, n'agace gatoya ka nyuma gasatira umusozo w'ubuzima bwe. Icyatumye ibi ngibi bigirwa ibanga kugeza no muri Bibiliya ntigire ikibivugaho, na n'ubu ntibizwi kandi bikomeje kuba amayobera. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bavuga ibyo bishakiye. Bamwe bakavuga n'ibitari byo, birumvikana cyane cyane ko babikura mu bushakashatsi, kandi ubushakashatsi nabwo ni ubushakashatsi bushingiye ku bisigaramatongo nabyo bimaze imyaka na yindi. Ibyo bisigaratongo bikaba bimaze imyaka 2000 cyangwa irenga. Abantu batangariraga inyigisho za Yesu. Icyari gitangaje cyane ni uko mu bigishwa ba Yesu ni uko harimo abagore kandi barenze umwe, bagakorana nawe ingendo ndende kandi batari kumwe n'abagabo babo. Icyari gitangaje cyane ariko kurusha ibindi cyanateraga abandi kwibaza ubushobozi bw'inyigisho za Yesu ni uko muri biriya bihe by'ubuhangange bw'ubwami bw'Abagereki n'Abaromani byari igitangaza, ndetse cyaraziraga kikanaziririzwa kubona umugore mu muhanda agenda kandi adaherekejwe n'umugabo we. Byari sakirirego rusange, abantu bose bari babizi. Ikindi kandi ni uko aba bagore bari abigishwa ba Yesu, byavugwaga ko babaga barataye ingo zabo bagata abagabo babo burundu, maze bakikurikirira Yesu bagakorana n'ingendo ndende kandi bakagumana nawe igihe kinini. Umwe muri abo bagore bagendanaga nawe umunsi ku wundi wanavuzwe cyane muri Bibiliya, izina rye rirazwi cyane, rizwi kurusha ayandi yose yanditswe mu bagore bagendanaga nawe. Iryo zina ni Mariya Magadalena. Uyu mugore avugwa mu buryo butandukanye muri Bibiliya.
Bamwe baravuga bati yari indaya yogeje ibirenge bya Yesu ikoresheje imisatsi yayo yabaga yuzuye amavuta, nyuma iza guhinduka ihita ikurikira Yesu. Abandi bati sibyo, ahubwo yari umwe muri bashiki ba Lazaro. Uyu mugore Mariya Magadalena yitwa izina rya Magadalena kuko byavugwaga ko yaturukaga mu mujyi witwaga Magdala. Ubwo ni nk'uko wavuga Mariya wo mu Ruhango, Mariya w'i Kigali, Mariya w'i Nyanza ndetse n'ahandi. N'aha rero bavugaga Mariya w'i Magdala ariko bakabihina bakavuga Mariya Magadalena. Aho ngaho i Magdala hari urusengero bikekwa ko Yesu yajyaga ajya gusengeramo, akaba ari naho bahuriye, bikarangira babaye inshuti by'umwihariko. Abenshi nabo baribaza bati ese babaye inshuti mu ruhe rwego ku buryo bwatumye uyu mugore yarakomeje kugendana na Yesu mu myaka yakurikiyeho kugeza no ku musaraba. Bibiliya ivuga ko abagore benshi bariraga Yesu icyo gihe Yesu ari ku musaraba, ariko ivuga abagore babiri b'ingenzi. Uwa mbere ni Mariya nyina wa Yesu, uwa kabiri ni Mariya Magadalena. Uyu Mariya w'i Magdala niwe watoranyijwe ngo ajye gutera imibavu ku mva ya Yesu, mu gihe hari abandi bigishwa nabo bashoboraga gukora nk'ibi ngibi. Akagira n'umuryango munini warimo nyina Mariya, ariko akagira n'abavandimwe be. Nyamara hagatoranywamo Mariya Magadalena ngo ajye ajyana ibihumura neza kubisuka ku mva. Impamvu yahawe izi nshingano zo gutera imibavu ku mva ya Yesu nayo bayibazaho. Ese bari inshuti ku kigero kingana gute, ku buryo Yesu akimara kuzuka ari we yiyeretse mu bantu ba mbere yabonekeye, akanamutuma ku zindi ntumwa kubabwira iyo nkuru nziza, bigatuma Mariya Magadalena ahinduka nk'intumwa y'izindi ntumwa 12. Mu bigaragara ni uko ukuri kudashidikanywaho ari uko Mariya Magadalena yari afitiye Yesu urukundo n'impuhwe birenze ibyatekerezwa n'umuntu. Yiyumvaga muri Yesu ku buryo buzira uburyarya. Gusa nubwo urukundo rwabo rwari rwihariye, ntaho uzasanga inyandiko zivuga ko babanye nk'umugore n'umugabo. Ahubwo umwanditsi w'umuhanga mu by'amateka witwa Jean Christian Petit-Fils yavuze ko kuba Mariya Magadalena yarakurikiraga Yesu ahantu hose biterwa n'uko yari yarafashijwe n'inyigisho za Yesu, aho yari yarigishije abwira abantu ko uwo ari we wese uzasiga umuryango wakamukurikira ngo azabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Gusa hari izindi nyandiko zivuga ko Mariya nyina wa Yesu amaze kubona ko umuhungu we arimo kugenda bamukuru, mbere gato yuko Yesu atangira ivugabutumwa ngo yagize amakenga, asaba Yesu ko yashaka umugore. Birumvikana nk'abandi babyeyi bose babonye abana babo bamaze gukura. Umugore Mariya yasabaga Yesu ko yashaka ngo yari Mariya Magadalena kuko yabonaga yuko yamubera umukazana mwiza. Ariko Yesu ngo yabaye nk'ubitekereza, agiramo gushidikanya kwa kimuntu nk'undi muntu wari we wese. Amubwira ko azabitekerezaho nyuma akazamubwira akamuha igisubizo. Gusa Yesu ngo uko yagendaga agera mu myaka yo hejuru, guhera ku myaka 29 na 30 kuzamura, yatangiye gutekereza ko gushaka atakiri ngombwa. Yaje no kugeraho abibwira nyina Mariya yuko ibyo gushaka yabishingutsemo, nuko nyina biramubabaza ararakara cyane. Igituma twakwemeza yuko Yesu ashobora kuba atarashatse nuko igihe yari ku musaraba yagennye iby'inshingano zo kuzitabwaho kwa nyina, igihe yabwiraga Yohana ati Yohana dore nyoko, mawe nawe dore umwana wawe, asa mbese nk'ubwira Yohana ngo azite kuri nyina. Kandi Yohana koko nyuma yaho akajyana nyina Mariya akajya kubana nawe iwe mu rugo akamwitaho n'umuryango we. Ntago Yesu yigize agaragaza ibigendanye n'umugore we niba yari amufite. Birumvikana ko iyo aza kumugira yari no kugena inshingano z'uko umuryango wasize harimo umugore we n'abana niba bari kuba bahari, nabwo yari kugira icyo abivugaho akagena uko bazitabwaho. Ariko ku musaraba bigaragaza ko icyari kimuhangayikishije yari nyina wenyine yari asize ndetse n'abavandimwe be.
Iki kiganiro mbibutse ko nagiteguye ntagamije kugushishikariza guhakana ibyo wizeraga cyangwa kureka ibyo watekerezaga ko ari ukuri. By'umwihariko nanjye ubusesenguzi nifashisha bw'abandi siko mba nemeranya nabwo, birumvikana, ariko nta ruhande ngomba kubogamiraho kugira ngo ntangize amakuru ngatanga amakuru abogamye. Icyo tuzi cy'ukuri cyo ni uko hari ubuzima Yesu yabayemo byanze bikunze bitanditswe muri Bibiliya, kuko tumubona mu bwana bwe mu ivuka rye, yahungira mu Misiri akazimira, igihe agarutse agize imyaka 12 akavugwaho gato ajyana n'ababyeyi be mu rusengero rw'i Yerusalemu, akazimira bagasubira i Yerusalemu kumushakisha, bagasanga ari mu rusengero arimo kubwiriza. Nanone ubuzima bwe ntihagire icyo bongera kubuvugaho, akongera kuvugwa mu myaka 3 ya nyuma y'ubuzima bwe yaratangiye ivugabutumwa. Mbashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Tugeze mu musozo w'iki kiganiro, Imana ibahe umugisha. Iyi ni Channel mu Rwanda Shyaka Siriyake, naho ubutaha.